Izi ni za karande dutwitse, aya ni ya marozi dutwitse, aba ni ba bapfumu dutwitse, aya ni ya madene yadukurikiranye, aba ni ba barozi. Nta mashyi ndi kumva. Mukomere Imana yacu amashyi, mukomere Imana yacu amashyi, mukomere Imana yacu amashyi. Mukomere Imana yacu amashyi. Turabitwitse. Birya byagukurikiranaga, birya byagiye bigukurikirana, birya byakubujije gutera imbere, birya byakubujije kuzamuka. Wa murozi wagiye agufata turamurangije, wa mupfumu turamurangije, za karande turazirangije, babacwezi turabarangije, ya mahembe turayarangije. Nkeneye ko bishya. Komera Yesu amashyi. Horibe sando bene kote de bosiveba hire beni tragre de saini vopa shetuke di benita kive sansone mando lepre vure grive. Ibyagiye mu muriro ntibigira ubuzima, ibyagiye mu muriro ntibigaruka. Niko ibyakurwanyaga. Heribe igomene tango. Koma amashyi, koma amashyi. Hereze biri fotakive. Karande zirarangiye, amahembe ararangiye. Kuri uyu munsi wa karindwi wo gusoza amasengesho, ibyo mu miryango iwanyu birarangiye, ibyaho uvuka birarangiye. Nta na kimwe kizobinitaye kizongera kugukurikirana. Abakwangaga bazagukunda, abatakwemera barakwemeye. Here before tosibekiwa perezive paisivopa etrebekire vesikiriba tezi enetaibo zopere fore grerevo shetikere benitaivo inivo pesi minikua halabe etaivosa lopesi kiwa ubukene turabutwitse shedibe itayizivore subiramo tuguti Yesu, Yesu, Yesu nakwatiriye n'umwami n'umukiza, n'umwami n'umukiza n'ubugingo bwanje. Tuguti Yesu umunsi wa none imbaraga zandwanyaga, imbaraga zandwanyaga Yesu ntabwo nzacena, ntabwo nzasabirisha, sitagwara kanseri, sitagwara diyabete. Umugongo wanje, umugongo wanje tugatwine muzima. Irakazi. Imana yamaze kubohora ibiganza byawe. Indwara wari urwaye zarangiye. Imana yamaze guhumanura amaraso y'abantu. Soma twumve. Haravuze ngo Byashuwe 11 umurongo wa 6. Zamura ibiganza mutere haleluya zirindwi n'amara gatatu. Rimwe kabiri gatatu. Cyane cyane
Uzashobora nta murozi n'umwe
nihuje n'amaraso Yesu, nihuje n'amaraso Yesu, nihuje n'amaraso Yesu. Tugutuma kutarangira, urimo kutarangira. Zaba ndi mu mugisha wanjye, zaba ndi mu mugisha wanjye. Urakoze kutumbira akazi kanjye, urakoze kutumbira amahirwe yanjye. Urakoze Yesu, urakoze kumpabaye, urakoze kumpaye igikundiro. Tugute gisohoka hano, kwinjira mu mugisha wanjye. Tugute Satani uzongera kushobora, uzongera kushobora, uzongera kushobora. Tugute Yesu, urakoze kubihanira, urakoze kubihanira. Turagushimiye Mana, tugute ibirenge byanjye bizagera kure, bizagera kure. Aho iwacu batageze njyewe nzahagera. Tugute nzubaka inzu ya etaje, nzubaka inzu ya etaje. Njyewe nzaba umunyamafaranga, njyewe nzaba umuntu ukomeye cyane. Tugute ntabwo nzasubira inyuma, ntabwo nzakurura Satani, ntabwo nzakurura Satani. Tugute Yesu, ndagushimiye, unyeruye amateka, unyeruye amateka, unyeruye uri mwiza Yesu. Haleluya. Uri mwiza Yesu. Turimo turegera umwanya wo gusoza. Reka saba abantu bicaye bahaguruke, abahetse abana, abafite abana babaheke. Abantu mwicaye muhaguruke. Amen. Hola, pese pico case potere qua. Ore doni pasene qua. Imana itanga, amahoro Imana itanga, icyubahiro Imana itanga, umunezero Imana itanga. Byakurimwe mu izina rya Yesu. Ndabakunda. Shalom shalom. Dukomere Yesu amashi. Baduhe mikorofoni, dukomere Yesu amashi. Ndagira ngo muhagarare. Yego, ntawe ubisigaranye, babyegeze hino. Batuzanire amavuta, batuzanire ikintu cyo kubitwikiraho. Uheka umwana wawe. Uyu ni umunsi wa 7. Ndagira ngo badufashe n'aka gakorasi gato. Sinifuza kubona hari umuntu wicaye. Haleluya. Sawa, mushireho ako karirimbo. Mbe ndetse hari umuntu waba wasigaye atanditse. Arahari ntawe. Hanyuma mukaba muhagaze mukora iki? Ntago muzi kwandika? Mwihangane. Nubundi ntago mu kidendezi hajyagamo abantu bose. None DJ turagutegereje. Abantu mwicaye muhaguruke. Urumva iyo habayeho ikintu nk'iki bisaba kwirwanaho. Yeriko zakubona uri Yeriko bazizane ntibazitahana abantu bafite amvirope. Yeriko amaboko yawe, rambura amaboko yawe, zamura amaboko yawe. Yeriko zakubona uri Yeriko
komeza hino. Haleluya, haleluya. Turasoma ibyahishuwe ibice 11 umurongo waho wa 6. Ndagira ngo ntangaze iri tangazo mpagaze hano, njyewe nk'umushumba, njyewe Revera Pasiteri uciye imihigo Saviye, mpagaze hano imbere y'abantu n'imbere y'Imana, nemeza neza ko hari ibintu ijuru rirangije mu bantu. Fashe Bibiliya yera, ndemeza ko hari ibintu Imana irangije. Hari indwara ijuru rikuyeho, hari amarozi ijuru rikuyeho, hari ubugumba ijuru rikuyeho, ijuru rikuyeho ubukene, ijuru rikuyeho igisuzuguriro, ijuru rikuyeho ubukode, ijuru rikuyeho ubushomeri, ijuru ritanze amafaranga, ijuru ritanze amafaranga, ijuru ritanze perime, abacikije amashuri Imana ibahaye kwiga, abari bafite diplome zitagira akazi Imana izihaye akazi. Kuri iyi tariki ya 5 y'ukwezi kwa 5 2024 turi imbere y'Imana. Nta muntu uzongera kukuroga ngo agushobore, nta muntu uzongera kukurwanya ngo agushobore, ntabwo uzongera kujya gucuruza ngo ubure abakiriya, ntabwo uzongera kujya gucuruza ngo ubure abakiriya, ntabwo uzongera kujya gucuruza ngo ubure abakiriya, ntabwo uzongera gukora uhomba, ntabwo uzongera gukora uhomba, ntawe uzongera kukunyaga ibyawe. Imana yanjye, Imana ya Isirayeli iciye ako gasuzuguro. Murambura amaboko yanyu dusome ijambo ry'Imana. Ibyahishuwe 11:6 haravuze ngo bafite ubushobozi bwo gukinga ijuru, bafite ubushobozi bwo gukinga ijuru ngo imvura itagwa. Yego, imvura itagwa mu minsi yo guhanura kwabo, kandi bafite ubushobozi bwo guhindura amazi amaraso no guteza isi ibyago uko bashatse. Reka subiremo tuvuge ngo amena. Nagusabye rambura amaboko yawe, turi imbere y'Imana. Uzi ko nanjye mpfukamye ngasanga mpfukamye mu mazi. Umva, mumere nsomera mera Theo ansomere, hanyuma munyegereze ibyo byifuzo hano, mubime hano, bime hano. N'ikibirite mu kime hano, kiraho ngaho. Cumi na rimwe 6. Dusome mu izina rya Yesu. Amen. Rambura amaboko yawe, rambura amaboko yawe. Ayo maboko agiye kwakira ibisubizo, ayo maboko agiye kwakira akazi. Amen. Imana yamaze kubohora ibiganza byawe. Yego. Indwara wari urwaye zarangiye. Imana yamaze guhumanura amaraso y'abantu. Amen. Amen. Soma twumve. Haravuze ngo Byahishuwe 11 umurongo wa 6, haravuze ngo bafite ubushobozi, bafite ubushobozi bwo gukinga ijuru, bwo gukinga ijuru, imvura itagwa, imvura itagwa mu minsi yo guhanura kwabo. iyo mu minsi yo guhanura kwabo, Kandi bafite ubushobozi, kandi bafite ubushobozi guhindura amazi amaraso, bwo kubwira amazi akaba amaraso, no guteza isi ibyago no byose guteza isi ibyago byose uko bashatse. uko babishaka. Amen. Ndagira ngo abantu banyumve,
turambuye amaboko imbere y'Imana. Haleluya. Yesu yabwiye abigishwa arababwira ngo icyo muzaboha mu isi no mu ijuru kizaba kiboshwe, n'icyo muzabohora mu isi no mu ijuru kizaba kibohowe. Mfukamye hano imbere yawe n'imbere y'Imana, ndagira ngo umbwirire uwo muntu, umuhobere, umubwire ngo umugozi wose wari ukuboshye wabohotse. Kabiri, umumbwirire ngo icyaha cyose cyaguciraga urubanza wakibabariwe. Gatatu, umumbwirire ngo uhereye none ubaye umufatanyabikorwa n'ijuru. Kane, umubwire ngo ntabwo uzakenyuka, Imana iguhaye kurama. Gatanu nicyo sorejeho. Gatanu, umbwirire uwo muntu, yaba wowe n'abana bawe n'abuzukuru bawe n'abuzukuruza bawe n'ubuvivi n'ubuvivure, ntawe uzongera gukena. Imana iciye umwuka w'ubukene. Imana iciye umwuka w'ubukene. Imana iciye umwuka w'ubukene mu miryango yanyu. Imana iciye umwuka w'ubukene muri iri torero. Imana iciye umwuka w'ubukene muri iri torero. Uyu ni umunsi wa karindwi. Uzahagera ari umukene azakira. Uzagera hano atagira amafaranga azayabona. Uzagera hano atagira akazi azakabona. Uzagera hano atarashatse yari yaragumiwe azashaka. Uzinjira hano atarabyaye azakira urubyaro. Murambura ayo maboko. Abo bafite ubushobozi bwo gukinga, bafite ubushobozi bwo gukinga ijuru, bakabuza imvura kugwa no guhindura amazi kuba amaraso mu gihe cyo guhanura kwabo. Reka mbwira abantu banteze amatwi, abari kure n'abari hafi, abafite amatwi yo kumva n'abafite amaso yo kureba, turi mu gihe cyacu cyo guhanura. Ndi mu gihe cyanjye cyo guhanura. Ndi mu gihe cyanjye cyo guhanura. Reka mbabwire rero, nkinguye ikirere cy'imigisha yanyu, kuko ndi mu gihe cyanjye cyo guhanura. Nkinguye ikirere cy'imigisha y'abagabo, nkinguye ikirere cy'imigisha y'abakobwa, nkinguye ikirere cy'imigisha y'ababyeyi, nkinguye ikirere cy'imigisha y'abasore, nkinguye ikirere cy'imigisha y'igihugu, nkinguye ikirere cy'imigisha y'abanyarwanda. Aho muzarambura ibiganza hose muzahirwe. Mana, ibi ni bya byifuzo twakwandikiye. Ntabwo tugiye gusaba, ahubwo turasenza kugira ngo ibi bakwandikiye ntibizongere kubakurikirana, ntibazongere kubibona. Kuko y'Abisirayeli arababwira ngo abanyegiputa mwabonye ntimuzongera kubabona ukundi. Ndi imbere y'aba bantu, ndi imbere y'Imana y'ijuru, ndatangaza ko ibi ngibi batazongera kubibona ukundi. Ikintu cyose cyagiye mu muriro ntikiba gifite imbaraga, ntikiba kigifite ububasha, ntikiba kigifite ubushobozi, ntabwo cyashobora kwiruka kuko kirarangira. Ndatangaza ko ibi ngibi bitazongera gukurikirana abantu. Abarotaga nabi ntibazongera kurota nabi,
abari abakene ntibazongera gukena, abari bashonje ntibazongera gusonza, abatari bafite amafaranga ntibazongera kuyabura, abakodeshaga ntibazongera gukodesha, abangwaga ntabwo bazongera kwangwa, abari ingumba ntibazongera kuba ingumba, abagendaga n'amaguru ntibazongera kugenda n'amaguru. Kuri uyu munsi wa karindwi w'amasengesho ndatuye ngo abantu bose binjire mu migisha yabo. Haleluya. Tugiye kubitwika, uko bigenda bishya urakoma amashyi, hanyuma nituza gusoza tuvuze ngo turashoje, turaza gutera haleluya 7. Nitumara gutera izo 7 uhobera abantu 7, ubabwire ngo Imana yakumaza umubabaro n'agahinda, dutaha nta kindi gikurikiraho. Ndagira ngo begere hino bamfashe. Gucana mu rusengero twamenya abadufashe baradufatiye hehe? Ntago tuhazi. Barabizana byose. Mu izina rya Yesu Kristo, wowe nyir'ububasha, wowe nyir'ubushobozi, wowe ubohora ibyaboshwe, izi ni za karande dutwitse, aya ni ya marozi dutwitse, aba ni ba bapfumu dutwitse, aya ni ya madene yadukurikiranye, aba ni ba barozi. Nta mashyi ndi kumva, mukomere Imana yacu amashyi, mukomere Imana yacu amashyi, mukomere Imana yacu amashyi. Mukomere Imana yacu amashyi. Turabitwitse, birya byagukurikiranaga, birya byagiye bigukurikirana, birya byakubujije gutera imbere, birya byakubujije kuzamuka, wa murozi wagiye agufata turamurangije, wa mupfumu turamurangije, za karande turazirangije, babacwezi turabarangije, ya mahembe turayarangije. Nkeneye ko bishya, komera Yesu amashyi. Horibe sandobene kote de bosiveba hirebeni tragre de saini vopa shetuke di benita kive sansone mando lepre vuregrive. Ibyagiye mu muriro ntibigira ubuzima, ibyagiye mu muriro ntibigaruka, niko ibyakurwanyaga. Heribe igomene tango, koma amashyi, koma amashyi. Hereze biri fotakive, karande zirarangiye, amahembe ararangiye. Kuri uyu munsi wa karindwi wo gusoza amasengesho, ibyo mu miryango iwanyu birarangiye, ibyaho uvuka birarangiye, nta na kimwe kizobinitaye kizongera kugukurikirana. Abakwangaga bazagukunda, abatakwemera barakwemeye. Here before tosibekiwa perezive paisivopa etrebekire vesikiriba tezi enetaimo zopere fore grerevo shetikere benitaivo inivo pesi minikua halabe etaivosa lopesi kiwa ubukene turabutwitse shedibe itaizivore menitambo mopesika lopre egrobenesai. Komera
Imana amashyi, komera Imana amashyi. Sida zirahiye, kanseri zirahiye. Dusenge dusoze. Haleluya, mukingi izo nzugi dusenge dutaha. Pastor, niba ugifite akuka zamura ijwi. Tisebe kondre beni fore ba. Toke zimini taide vore simikiwa. Turagushimini takive. Lotisa do beni takebo ne saini. Turagushimiye kandi Yesu wabanye natwe abanzi batavuze Imana. Turagushimiye aya masengesho twatangiranye tumuha icyubahiro. Mana waducisha umugabo w'intwari ubabwira ngo ntabwo azabata ku rugamba. Arababwira ngo dore 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 aho mwari mwarafungiwe harafungutse. Arababwira ngo dore imigozi yari yarababoshe iracagaguritse. Arababwira ngo dore kurikiranye irarangiye. Arababwira ngo dore amarozi mwari mwararozwa ararangiye. Arababwira ngo dore imitongero mwari mwaratongerewe irarangiye. Itakemo siveremo treve sheteze debene takiremo saini. Arababwira ngo arabatabaye ntabwo ari ibya kera. Aravuga na buri wese horebesikiwa ngo niyakire ubutabazi, niyakire kugera hatigeze agera, niyakire kwinjira hatigeze yinjira, niyakire kwicara hatigeze yicara. Nitasibene koterebonesa. Arababwira ngo nimwakire ubuzima abahoraga burwaye. Arababwira ngo dore izo ndwara zirarangiye. Warabesitakibesaini erebesigopa. Arababwira ngo dore imiryango yajyaga ihora ku kiriyo ibyo birarangiye. Aravuze ngo nimwakire kurema kuko nta gukenyuka kuzongera kuba hagati muri. Ritasibe kuwa
arababwira ngo nimwakire ibirori kuko ashyize urufunguzo rw'amakwe hagati muri mwe. Ribesivapa arababwira ngo nimwakire amafaranga kuko mutazongera kwifuza. Imana irababwira ngo dore buri wese imwerekeje mu cyerekezo agomba kwakiriramo ibye. Imana iravuze ngo hotesive, ati dore imbaraga zabarwanyaga Imana irazitatanyije. Resive kuta, ati dore y'amasengesho ratosive kuwa, ninjye wayateguye kuko hari ibyo nari ngambiriye. Ndababwira ngo mbahaye umugisha, ndababwira ngo mbahinduye umugisha, ndababwira ngo mbahinduriye izina, buri wese muhaye izina rishya. Uwera arababwira ngo dore uku kwezi ni ukwezi kw'amashimwe, uku kwezi ni ukwezi ko gukora, uku kwezi ni ukwezi ko kwakira, uku kwezi ni ukwezi kw'inkuru nziza, kuko Uwiteka akinguye imiryango y'umugisha. Arababwira ngo amahoro ye agendane namwe. Amina, amina, amina. Mugendane n'Imana, amahoro y'Uwiteka atanga abe kuri mwe. Uko uyu muhumuro utamiriye hano, abari ku inkuru nziza zibatamaho, abari ku muhumuro w'ijuru batamaho, muhumurire abo mutahumuriraga, ababasuzuguraga babanezererwe, buri wese yakira intsinzi n'ubutabazi. Turashimira mwebwe mwese, turashimira abari mu Rwanda n'abari mu mahanga, kandi tubabwira ngo ni karibu. Buri wa gatandatu tugira amasengesho yo kwirirwamo hano kuri Ararume Kagugu. Ku wa gatatu dutangira saa 9, ku cyumweru tukagira iterano ritangira saa 2:30 za mu gitondo. Wifuza kudutera inkunga, imiryango irakinguye, ni ugukoresha konte zacu, telefone zacu ndetse na momopeyi yacu 24 10 62. Imana ibaha umugisha, turabakunda mu izina rya Yesu. Mugendane n'Uwiteka.